Bakunzi ba channel ya Rwanda 24 TV mwiriweho, agira ngo muze mwigire hino twumva umugani wa Nyangufi n'abakuru be igice cya kabiri. Nyangufi n'abakuru be igice cya kabiri. Nuko basesera muri rya shyamba. Iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu washoboraga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ariko nyina w'aba bana we yasaga n'uwaciye kuko yari azi ibigiye kubabaho kandi adashobora kubakiza cyangwa se ngo ababurire. Binjira mu ishyamba, nibwo Nyangufi yatangiye kugenda anaga twatubuye hose abanyujije. Barenda kugera mu ishyamba rwagati. Se atangira gutema ibiti no kubisatura, yereka abana hirya ye gato aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Ko bazitunda bazihambira, niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi no kuzihambira. Bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi babo bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi, none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye basigaye mu kangaratete. Ariko Nyangufi arabihorera, bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira, kandi akaba azi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Bigeze aho abwira abakuru be abahumuriza ati, bavandimwe mwigira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko nimuhumure ndaza kubageza imuhira, munkurikire gusa. Nuko abajya imbere bakurikira hahandi yagiye anaga utubuye. Bagiye kubona babona bageze imuhira. Bakuru be baratangara, bavuga bamushimagiza bati, urakagabusha. Naho we kubera ko yitonda cyane kandi akamenya kwiyoroshya, mbese ntashake kumenya ko azi ubwenge, arababwira ati, sinjye ahubwo ni amahirwe tugize. Abivuga amwenyura. Abana ntibahereye ko binjira mu nzu, bagumye ku muryango, bagumya bumva ibyo ababyeyi bavuga. Ubwo umugabo n'umugore we bakigera mu rugo, umuntu ukomeye kuri uwo musozi yari abishyuye amafaranga yari yabamazemo igihe kirekire. Uwo mwenda ntibari bakiwutekereza, bari barakuyeho amaso. Ayo mafaranga ntiyari abakijije, ariko bamaze kuyabona baranezerwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya. Ako kanya Nyamugabo yohereza umugore we kugura inyama. Kubera ko bari bamaze igihe kinini batarya, umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare. Ngo inyota ntindi igufunguza ubutari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha bararya birabasegeka. Nuko inyama zose zisigarira aho, dore ko udaheruka kurya niyo abibonye atabishobora. Bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu iyo babaha baba bariye izi nyama zose zisigaye, kandi zari kubahaza ndetse zikanasigara. Mbese nk'ubu aba banyagwa barihe? Yewe uwapfa kunyereka Nyangufi. Nuko yungamo abwira umugabo we ati, sinakubwiye ko tuzicuza? Hanyuma nk'ubu aba bana bamerewe bate muri rya shyamba? Uzi ko uri inyamaswa mu zindi, wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni? Ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo bakiriho, naruha mama naruha. Nuko wa mugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore, kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko bata abana babo mu ishyamba. Niko kumubwira amucyaha ati, niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugore akomeza kurira cyane, ahamagara abana avuga ati, abana banjye we,
abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati abana banjye bari he we. Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati erega turi hano. Nuko nyina ashiduka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi agana ku muryango, maze aherako akingura. Akimara kubabona abahobera icyarimwe ababwira ati mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona, ndabibona murananiwe cyane kandi inzara yabishe. Maze abwira Nyangufi ati mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino ngusokoze. Amaze kuwusokoza ahamagara abana maze bararya banezerewe, ariko se yari yabuze ahantu yakwirwa. Hashize akanya maze yikura mu isoni ati mwari mwagiye he mwa bigoryi mwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura, tukarenda kwiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero, maze batangira kubatekereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba kibi ni uko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga. Ntibyateye kabiri, amafaranga amaze gushira ababyeyi bongeye guta abana babo mu ishyamba, ariko noneho mu rya kure cyane. Murakoze cyane gutega amatwi iki gice cya kabiri cya Nyangufi na bakuru be. Ubutaha tuzakomeza n'igice cya gatatu. Mukore subscribe, mukande like ndetse mutange na comment kugira ngo igice cya gatatu kizaze kimeze neza kandi giteguye neza. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.